bagenzi banjye bajya bahura nabyo. Twebwe nk'ahantu dutembera akenshi duhura n'abantu benshi batavuga ururimi rumwe natwe. Ururimi mvuga batavuga rumwe natwe ni uko bavuga amateka uko atari. Twebwe rero tuzi uko amateka ari, tutagomba kwemerera abayaharabika cyangwa se abo twemerera bakaducamo nk'uko Mushyoma yari yabivuze. Turi ijwi rinini dukurikirwa n'ubwoko dufite, hanyuma inshingano dufite no kurinda aya mateka. Twebwe abatoya bakuru bakoze ibishoboka byose, uyu munsi amateka tuyazi neza bitagoretse, ku buryo tudatewe ubwoba n'abifuza cyangwa bafite umugambi wo ariko ayoboresha mu kazi Kevin Mukate. Kuri iyi nshuro ya 32 twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe. Yego, turi hano ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro, birumvikana ni mu karere ka Kicukiro, aho abahanzi bazaririmba mu Iwacu na muzika baje guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata. Abarenga 100,000 nibo bashyinguye muri uru rwibutso. Umwihariko hano ukaba ari Abatutsi bakusanyirijwe hano na Mintwari, ubwo benshi mu mujyi wa Kigali birumvikana hari gukorwa n'ubundi Jenoside yakorewe Abatutsi. Abahanzi rero barimo Kevin Kade, barimo Davis B, barimo Marina Deborah, Bushari, Osikana, Kusizi n'abandi bagiye batandukanye nibo bari muri ritente mubona hano inyuma yanjye. Bazanwe ku bufatanye n'ubundi na EAP na Kigali Protocol, birumvikana bakaba baje kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Turacyari muri ya minsi ijana n'ubundi yo gukomeza kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ejo tariki ya 13 akaribwo hasohojwe icyumweru cy'iminsi 7 bitangira n'ubundi iyi minsi ijana. Ikaze rero kuri Ecoblog TV, haba kuri Instagram, kuri TikTok ndetse na hano kuri YouTube. Ndacyari wa munyamakuru wanyu Mr. Muhanzi Intare Ndindahangarwa Ndintore, umunyarwanda Pause na diaspora umusoro ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Nakubwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo. Niyo mpamvu iki gitabo turi kukivugaho, ntabwo twazavuga inkuru z'ibindi bitabo byose ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ngo ishyire hirya. Komeza rero ubaye natwe, dukomeza no kwihanganisha buri wese aho ari hose, yaba hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, waba waragizweho ingaruka na Jenoside, yaba warasigaye uri imfubyi cyangwa se uri umupfakazi cyangwa ubundi rukomere mu bundi buryo, yaba ubwo mu mutima cyangwa se ku mubiri. Komeza wihangane, turahari kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Ariko muri make ntizinde mu magambo, twe ijwi ry'ejo hazaza cyangwa se indi generasiyo izadukomokaho itazi uburemere bw'ibi bintu. Gusa icyo nababwira mu ijambo rito, icyo nababwira mu ijambo rito, nababwira nti ntibizongere kubaho ukundi. Twibuke twiyubaka, dushyira hamwe, twirinde ko aya mateka azongera kubaho, kandi ndizera ko abanyarwanda twese muri rusange ariyo ntera. Murakoze cyane. Murakoze. Twibuke twiyubaka, benshi muri twe ntabwo twari tutaravuka, ariko twabonye ibikomere, twabonye ubutumwa ababyeyi bacu baratuganirije, so tuzi neza icyabaye, tuzi neza uburemere ububabare byateje. Twe nk'urubyiruko, cyane cyane mvuga nkanjye, Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ntaravuka, tuzaharanira ko bitazigera byongera kubaho ukundi. Murakoze. Murakoze cyane, nitwamarira ko tumaze ijambo navuga cyangwa ubutumwa naho igihugu cyanjye
bitazongera ukundi. Hari abavutse nk'uko bize bivuze ayo mateka muri yaramaze kubaho, ariko nkanjye nk'urubyiruko rwigishijwe amateka, inkuru, ubuhamya twumvishe ndetse n'intero twese dufite nk'urubyiruko cyangwa abanyarwanda muri rusange, nababwira ko bitazongera kubaho ukundi, kubera ko twahisemo kubaho, imbabazi ziratwubaka. Twiyubake, twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ku batanzi nitwa Rusanganwa Norbert cyangwa se Keniso. Kuri iyi nshuro ndunga mu bya bagenzi banjye, bamwe muri twebwe ntabwo twari turiho, ariko icyo nagarukaho nakongera kuvugaho, kuri iyi nshuro ya 32 twibuka abacu bakorewe jenoside yakorewe abatutsi 1994. Mbere na mbere njyewe ikintu navuga kuri mwe bakuru bagiye batwigisha amateka, mwarakoze cyane, kubera ko hari byinshi byari kutugonga, hari byinshi twisangamo tutazi ngo twabivuze neza se cyangwa twabivuze nabi. Kimwe nk'uko nk'abahanzi, sinzi niba bagenzi banjye bajya bahura nabyo, twebwe nk'ahantu dutembera kenshi duhura n'abantu benshi batavuga ururimi rumwe natwe. Ururimi mvuga batavuga rumwe natwe ni uko bavuga amateka uko atari. Twebwe rero tuzi ko amateka ari, tutagomba kwemerera abayaharabika cyangwa se abo twemerera bakaducamo, nk'uko Mushyoma yari yabivuze, turi ijwi rinini rikurikirwa n'abantu benshi cyane. Hari ikintu dushobora kuvuga kikafekta bamwe mu baturi inyuma. Rero njyewe nk'amateka nigiyeho cyangwa amateka nanjye amazina yanjye nitwa Ngabushari, ariko ayo nkoresha mu kazi ni Kevin Kate. Kuri iyi nshuro ya 32 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, twagiye twigishwa byinshi mu mashuri ndetse n'ababyeyi batuganiriza ko bakuriye mu buhunzi kandi bahoraga bafite inyota yo kuba mu gihugu cyabo, bakaba rero babona uburyo tutazi agaciro ko kuba utavukira mu buhunzi ukavukira mu gihugu cyabo. Turashimira Inkotanyi. So nkomeje aho ngaho rero abashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye kujya duha uno mwanya w'iminsi 100 tukawuha agaciro ndetse tukiga byinshi, tukabaza, tukanasobanukirwa, kugira ngo turangazwe n'ibiri ku mbuga nkoranyambaga biri gusenya ndetse bigamije kugira ngo iyo propaganda yongere ibeho. Ariko twe nk'urubyiruko, twe nk'abahanzi dufite ijwi kurusha bose, turi tayari kwifatanya n'abanyarwanda gukora inshingano zacu. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye ku mazina yanjye niswe n'ababyeyi banyita Hagenimana Jean Paul, izina nkoresha mu kazi banyita Bushari. Nk'uko umuvandimwe wanjye Keniso yabivuze, mu bihe by'amakuba ntabwo twari duhari, ariko ubu ngubu ndashimira Imana kuko ubu ngubu ndahari. Inkotanyi n'ubuzima. Twibuke twiyubaka, tugerageze kuganirizanya. Natwe batoya hari byinshi tuba dukeneye kumenya, dukeneye kuba twakwegerana abakuru kuri twebwe, ababyeyi bacu, ukatwigisha gusobanukirwa, tukamenya aho tuva n'aho tugana. Twibuke twiyubaka. Ni bwo bwoko kugeza uyu munsi, kuba uri umunyarwanda ni bwo bwoko dufite. Hanyuma inshingano dufite ni ukurinda aya mateka, twebwe abatoya. Bakuru bakoze ibishoboka byose, uyu munsi amateka tuyazi neza bitagoretse, ku buryo tudatewe ubwoba n'abifuza cyangwa bafite umugambi wo kuyagoreka, kuko tuzi uburyo bwo kuyagorora, kuko tuyazi. Twarayigishijwe, ababyeyi bacu bose bazi ibyabaye hano, agahinda kabo tukabona buri munsi mu gitondo, saa sita nimugoroba, n'ingaruka byateje mu myumvire no mu mikorere yabo. Ibyo bivuga ngo ntitwakwemera ko ibyo bintu bisubira bishoboka. So abarimo bari buze kureba uyu muhango twakoze, ni ugushyiramo imbaraga twese nk'abanyarwanda, ntabwo tuvuga urubyiruko gusa, n'abanyarwanda bose, kugira ngo aya mateka tuyashimangire, tuzayibutsa abantu agaciro kabo. Abo ngabo bagiye kazagaragarira mu guhora bibukwa,
ndetse ntibibagirane burundu. Murakoze rero, uruhare rwacu nk'abahanzi ni urwo kandi ntabwo tuzahagarara kubikora. Nibisaba ko tumena amaraso tuzayamena, kubera ko ayamenetse nayo ntabwo byari ngombwa akameneka, gusa ubu ngubu tuyamenye byabaye ngombwa kugira ngo turinde igihugu cyacu. Murakoze cyane.